Shalom. Uyu munsi ni umunsi w'166 w'umwaka. Ni umunsi Imana yongeye kutugenera kugira ngo dutere izindi ntambwe, kuko ariyo ifite urugendo rwacu mu biganza byayo. Ni Imana izi itangiriro ikamenya n'iherezo, nta kintu na kimwe kijya kiyobera. Uwiteka aravuze ngo ibyo wari uburiye igisobanuro kubera ubuzima urimo budafite ishusho, agize ishyaka ryinshi ryo kukurengera kandi imbabazi ze zije mu buzima bwawe. Gitabo cya Yoweri igice cya 2 umurongo wa 18. Maze Uwiteka agira igihugu cy'ishyaka, ababarira ubwoko bwe. Umva papa, humura, ako gahinda wari ufite Imana yarakabonye, kandi ishyaka igize niryo kukagukuramo. Ni ishyaka Imana izanye n'ukuri ku buzima bwawe nk'umubyeyi. Ni ishyaka Imana izanye mu buzima bwawe wa mukobwa we. Imana izanye ishyaka ryayo mu buzima bwawe wa musore we. Hari ibyo ije kongera gutunganya, hari ibyo ije kongera gusobanura, kandi ntabwo ije kongera kugenzura amakosa yawe n'ibyo utakoze neza, kuko imbabazi zayo zije ari nyinshi. Zije ari nyinshi zo kugutwikira, zo kongera kukugarukaho, zo kongera gutuma ikugirira ibambe n'igikundiro kidasanzwe. Ibyo biratuma ikuzamura, ibyo bigiye gutuma yongera kukwereka inzira y'ukuri, yongera gukingura imiryango kugira ngo ikwinjize mu cyo ishaka kugeramo. Mwami Imana ikomeye, ndagushimye. Urakoze kuciye inzira, urakoze ko ishyaka ryawe rije kuri mwene data, urakoze ko imbabazi zawe ziganje zikaba zibaye nyinshi, wanga umurengere. Mu izina rya Yesu Kristo, amen.